gushishikariza kuva mu byaha. Uyu ni umuburo wo kugushishikariza kwihana ukareka ingeso mbi zose. Irambwira ngo nzababwire ngo buri wese iyi ntare izamusaka. We mbona iruhande ibumoso hari umwobo nanone muremure wareshaga na cya giti. Arangije arambwira ngo rambura amaso witegereze muri icyo giti. Mbona intare nini cyane iri mwa cya giti, intare itaregeze kubaho. Mbona iri mwa cya giti. Arangije arambwira ngo itegereze ibumoso. Nitegereje ibumoso mbabona abagabo babiri nabonaga bari bambaye ibisorobeti, bari bafite mwene kiriya kintu bariyeri. Iburyo bwayo mbona hari igiti kirekire, ibumoso bwayo nagiye kubona mbona hari umwobo muremure. Mbona turagiye wa muhanda turawugiye, tugeze aho warangiriraga ngiye kubona mbona kwa wa muhanda mbona hari bariyeri rinini cyane. Ngintu kiringa igikarayi murakibona cyari kizirikishije imigozi y'iminyururu. Arangije arambwira ati ngaho itegereza ibyiryo yerekwa. Maze kwitegereza nagiye kubona mbona inyuma yanjye haturutse igikundi cy'abantu benshi bari kuza birukanka basatira ya bariyeri. Ijuru risa neretobotse ubwo hagwimvura iteye ubwoba, ati turarimbutse uko Nowa yavuze, ndora urupfu uratuzengurutse. Abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abigeze Imana ije gusaka, Imana igiye gusaka, izasaka buri wese uri mu nzu itaza kubyumva ukavuga ngo ubutumwa bureba abanyetorero gusa. Hoya, bureba umuntu wese wumva ikinyarwanda n'utumva ikinyarwanda. Irebe nimba ibyo bakurega ari ukuri. Uyu mwanya dusengeye abanyarwanda, abanyamahanga, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bumva ururimi n'abatarwumva. Tubasabiye kwezwa n'ijambo, tubasabiye kwezwa n'ubutumwa, tubasabiye gutunganywa n'ijuru. Halawenemo shalabaragandi yase nifo desanse pele wi nimo la yasika shalabaragandia. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye Yesu Niwe Nzira TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera zose zitandukanye. Narivuze ngo niba udafite amahoro mu mutima, Imana iguha amahoro yo mu mutima. Hanyuma wowe urwaye, Imana igukize. Nawe udafite ibyiringiro, Imana iguha ibyiringiro. Nkuko mubizi, iyi ni channel Yesu Niwe Nzira TV yavuze ko izajya bagezaho ibiganiro kandi by'iyobokamana kandi byahembura umuntu mu mwuka ndetse no mu mubiri. Hanyuma niba ari mu gitondo iwanyu, gira igitondo cyiza, ari ijoro gira ijoro ryiza. Imbere ya kamera yacu turahabona umugabo tubona rwose ariho amavuta y'Imana, turabona asa neza akeye kandi uko byasa kose Imana imudutumyeho. Reka tumuhe ikaze kuri Yesu Niwe Nzira TV. Nitumara kumuha ikaze kuri Yesu Niwe Nzira TV, Imana imuhe umugisha. Amahoro shite bakundwa bene data, muraho neza, muri amahoro, murakomeye. Natwe turaho turakomeye, turi gushima Imana. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko uyu munsi Imana inyohereje kuri Yesu Niwe Nzira TV kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Nge rero ubari imbere nitwa Habumugisha Joel, ndi umugabo ndubase, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri. Byumvikane ko ndi papa w'impanga. Kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa mu karere ka Gasabo. Itorero ni ADPR. Ibirenze kuri ibyo Kristo aduhana umugisha. Icyakora ndumuvuga butumwa nkabandi n'umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Ikirenze kuri ibyo nkabandi umukristo. Icyakora nyasoza mvuga ngo Imana izabimfashemo. Uwiteka adushyigikire kandi aduhaze ibyiza. Amen.
Joel tugiye kubana no muhanuzi no mukozi w'Imana mu buryo bwose mu ndirimbo. Hanyuma turashaka kugira ngo adusangize iby'Imana yamudohereye yaje yitwaje. Ntago turi mubaze ngo ni ibiki, ahubwo umwuka wera w'Imana aza kumuyobora bitewe nuko yabimuhaye. Hanyuma utarakora subscribe akaniko kanya kugira ngo uyikore, share, comment, like. Hanyuma ibitekerezo byanyu ni ingenzi tujye tubicishamo amaso tukabisoma. Je ngo wemere gutanga comment ukatunenga cyangwa ukadushima. Mu byo twakosheje ukatubwira atangamo zakosora ibyo biremewe. Hanyuma reka duhe Joel umuhanuzi w'Imana. Ntago ngira isoni zo kubivuga, nta nubwo ntinya kubivuga no muhanuzi w'Imana Joel tugiye kubana muri iki kiganiro adusengera Imana ahita nakomeza atubwira iki Imana imudutumyeho mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ishimwe, reka dusenge. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, haleluya, Imana yitwa ndiho, Imana izahoraho, Imana yera, Imana izabana n'abera, Imana y'imbabazi n'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana ifite imbabazi n'imbaraga mu biganza byayo. Nyemerera Kristo Yesu, haleluya. Uze Kristo ubane nanjye uyu mwanya ngiye kugezaho itorero, haleluya, ubwoko bwawe, abantu bawe, ijambo ryawe. Nyemerera ntabe ari nge, habe wowe, haleluya. Ubwami bw'Imana buze, haleluya, kandi gukomera k'Uwiteka kururuke, haleluya. Igitinyiro cy'ijuru kiganze, kandi ubwiza bw'Imana burabagirane. Nyemerere uyu mwanya nyoborwe nawe, nkoreshwe nawe, ibendera kunesha izamuke mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mbere kugira ngo dutangire uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, reka turirimbe ino ndirimbo itangiza ubutumwa ngiye kugezaho. Ni indirimbo iri kuri numero 38 mu ndirimbo z'agakiza. Turadirimba igitero cya mbere, dusimbuke turirimbe igitero cyaho cya 7 n'icya 8 n'icya 9 n'icya 10. Amen. Imana idufashe kandi turabikora twihuse, ntabwo dusubiramo ibitero inshuro nyinshi. Murakoze. Noa kuki ubake yo nkuje, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi n'amazari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi n'amazari, ibyo ukora biratuyobeye. Noa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ubwo Imana bakingira urugi. Yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ubwo Imana bakingira urugi. Ijuru risa niritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, ati turarimbutse uko Noa yavuze, ndora urupfu uratuzengurutse, bati turarimbutse uko Noa yavuze, ndora urupfu ruratuzengurutse.
umva uko Imana yabasubije. Nowa yajyaga bigisha rwose mubigira ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mwabigize ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, bati turarimbutse uko Nowa yavuze, ndora urupfu ruratuzengutse. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafitemwo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafitemwo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafitemwo amahoro, kugeza ubwo bazasohoka. Abicaye mu nkuge bafitemwo amahoro, kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite yo nkuge, n'agakiza twahawe na Yesu. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke mugabo we. Nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Musore nimushaka amahoro ngwino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Bene data, Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Uyu mugabo Nowa mwumvishe ko yabajije inguge. Iyo bavuga inkuge mugira ngo ni izi nkuge zibazwa n'abantu runaka, oya. Inkuge bishatse kuvuga ngo Nowa ubundi inkuge yabazaga yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza. Nowa agera igihe cyo kubwiriza kirangiye neza, noneho Imana nibwo yamutegetse kubaza iki? Kubaza inkuge y'abantu bumviye Imana bazagira ute? Bazinjiramo ubwo imvura izabigize ute? Iguye. Haleluya. Nowa arangije arabaza, ariko kubaza bageraho bavuga ati ariko uyu mugabo rero uko byagenda kose yaranasaze.
yaranasaze igihe yatubwiriye ngo twihane, ngo Imana iraje, igihe yatubwiriye ngo twihane, Imana ije guhemba no guhana, igihe yabitubwiriye kwitaje. Ni n'umusazi, yataye urugo rwe, mbese ni inzererezi, mbese ni ikirara, mbese yirirwa abwiriza, mbese abo bantu baravuga ati uyu muntu rero burya yaranasaze. Umuntu w'umugabo ni gute yata urugo, umuntu w'umugabo ni gute yakwirirwa abwiriza ngo abantu ngo bezwe, none babigira n'ibiki babigize. Numva mwene da babigize nkuko nawe wabigize ibikino. Barangije baravuga ati rero buriya Nowa nta kintu kimutera kubaza inkuge, nta kintu kimutera kwirirwa zerera agenda abwiriza keretse gusara. Uriya yarasaze. Ariko umva mwene data, baravuga ati Nowa yarasaze. Nowa arakomeza arabaza. Nowa ntabwo yacitse intege. Nowa ntabwo yasubiye inyuma mu murimo yari yahamagariwe gukora. Natwe ntiduteze tuzasubira inyuma, kuko iyo dukorera bene data ni Imana ihemba, ni Imana. Iyo ikoreye neza ni Imana itabara, iyo ikoreye neza ni Imana irengera, iyo ikoreye neza ni Imana irema ibitaro bikarere fode shala winima. Umva nkubwire, haleluya. None ijambo ryavuze ngo amena, ngo amazi ngo aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure. Ubwo turihuse, abantu bari bicaye mu nkuge bari bafitemo iki? Bari bafitemo amahoro. Haleluya. Kugeza ubwo bazagira ute? Bazasohokamo. Bishatse kuvuga ngo iyi nkuge yinjiyemo abantu bumviye Imana, bumviye ibyo Nowa yavuze. Haleluya, haleluya. Bayumve n'inyamaswa zumvishijwe rya Nowa. Ariko mwafashe mukumvira ijambo. N'inyamaswa zumvishijwe rya nde? Ebyiri zinjiye mu nkuge, n'igisiga cyumvishijwe rya Nowa. Kandi hari n'ibisiga biri kumvira ijwi ndi kuvuga. Numwe n'Imana kubabwira bene data, icyo nacyo kizinjiramo. Umva nkubwire mwene data, abantu bari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza ubwo bazagira ute? Bishatse kuvuga ngo imvura igwe ntigwe, abari muri Kristo ntimugire ubwoba. Imvura igwe ntigwe, haleluya. Abakiriye Kristo Yesu umwami n'umukiza, mwe kugira iki? Ubwoba. Imvura se yabatwara iki ubundi? Imvura se ari igihe itagwa? usibye ko tumaze iminsi hari nk'icyumweru imvura itagwa cyane, hari igihe itagwa, ariko hari naho yaguye hirya no hino mu gihugu. Haleluya. None se ko yaguye hari icyo yabatwaye? Nimuhumure rero, igwe ntigwe, abari muri Kristo Yesu nta kizagira ute izabatwara. Nimuvuge ngo Imana idufashe. Ariko numvishamo igitero cyavuze ngo ijuru risa n'irigize ute? Nitobotse. Ubwo hagwa imvura iteye ubwoba. Abantu bari bicaye mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Nshuti bene data, ndagira ngo mbabwire ngo buri wese arasabwa kwezwa, buri wese muri make arasabwa kwita ku byo Nowa ari kuvuga. Buri wese ukurikira amasosho media atandukanye, mwe kurangara ku masosho media mureba ibidafite umumaro. Nimwite ku byo Nowa Imana yahagurukirije muri iyi minsi kubaburira bari kuvuga. Nimumara kubyitaho muce bugufi, Imana izaturengera mu izina rya Yesu. Bene data, murasabwa, buri wese arasabwa gukurikiza ibyo bantu bari kuvuga, kuko byakwanga byakunda. Muziko Nowa yavuze aravuga, mbese ibihe biratinda, ibihe birahita, ariko igihe cyarageze imvura igira ute? Iragwa. Bishatse kuvuga ngo nimba utihanye, nimba udaciye bugufi, uramenye ibyo bantu bari kuvuga bitazagusohoreraho. Shala baragandias shele winimo asile nane tala winimola. Nari nkubwiye ejo
ejo ibyo bano bari kuvuga utazabisuzugura, utazabifata nk'ibiganiro bisanzwe, utazabifata nk'ibindura bitandukanye. Urasabwa kwezwa kugira ngo ibyo no wari kuvuga utazisanga byagusohoreyeho. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Kristo, Imana irusheho kutugirira neza. Reka rero mbahe message ikubiye mwiyerekwa Imana yanyeretse ishyigikirwe n'iyi ndirimbo. Marayika w'Uwiteka yarangendereye, mbona marayika w'Uwiteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo utume ku banyetorero. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku banyetorero? Arangije mbona amfashe ukuboko, mbona turagiye. Tumaze kugenda nagiye kubona mbona tugeze ahantu nabonaga hari umuhanda munini cyane, umuhanda mugari cyane. Ngiye kubona mbona arambwiye ngo komeza tugende muri uwo muhanda. Mbona turagiye, wa muhanda turawugiye, tugeze aho warangiriraga. Ngiye kubona mbona kwa wa muhanda mbona hari bariyeri rinini cyane. Ngiye kubona mbona iyo bariyeri iburyo bwayo mbona hari igiti kirekire, ibumoso bwayo nagiye kubona mbona hari umwobo muremure. Ngiye kubona mbona iruhande ibumoso hari umwobo nanone muremure waresaga na cya giti. Arangije arambwira ngo rambura amaso witegereze muri icyo giti. Nditegereza, nitegereje mbona intare nini cyane iri mwa cya giti ntari itaregeze kubaho, mbona iri mwa cya giti. Arangije arambwira ngo itegereze ibumoso. Nitegereje ibumoso mbabona abagabo babiri nabonaga bari bambaye ibisorobeti, bari bafite mwene kiriya kintu kiri nk'igikarayi. Igikarayi murakibona, cyari kizirikishije imigozi y'iminyururu. Arangije arambwira ati ngaho itegereza iby'iryo yerekwa. Maze kwitegereza nagiye kubona mbona inyuma yanjye haturutse igikundi cy'abantu benshi bari kuza birukanka basatira ya bariyeri. Ngiye kubona mbona bayishyitseho, numva ijwi rimbwira ngo nta muntu wemerewe gutambuka kuri iyi bariyeri adasatswe. Ndamubaza ngo biragenda ute? Arambwira ngo ngaho niwitegereze. Nyitegereza mwa cya giti mbona ya ntare iramanutse. Imaze kumanuka ngiye kubona mbona numva ijwi rimbwira ngo isaka n'igenzura riratangiye. Ndamubaza ngo biragenda ute? Mbona ya ntare yavuye mwa cya giti, mbona yambuye umuntu wa mbere imyenda yari yambaye. Ngiye kubona mbona intare ihereye mu nzara z'amaguru iri gusaka. Ndabaza ngo ese ni ibikiri gusaka ko mbona igiye gutangira guhera mu ngingo? Ijwi rirambwira ngo igiye gusaka irebe nimba uriya muntu nta byaha afite. Arangije arambwira ngo komeza witegereze. Mbona ahereye ku nzara z'amaguru, amaze gusaka inzara z'amaguru. Ngiye kubona mbona agiye mu mavi yarasatse. Mbona agiye kuri iki gihimba cy'epfo cyose mbona aragisatse. Arangije ngiye kubona mbona asatuyemo inda kabiri, mbona nayo arasatse. Numvaga ijwi rimbwira ngo ari kureba nimba nta byaha biri muri izo ngingo. Ngiye kurebona mbona ageze ku maso, mbona nayo ayagiyemo arayasatse. Ngiye kubona mbona asatuyemo umutwe kabiri, mbona akuyemo ubwonko, mbona nabwo arabusatse. Numva ijwi rimbwira ngo ari kureba nimba ubwonko bwe butaratekereje gukora iki? Ibyaha. Shalabaragandiyanse. Arangije arambwira ngo genda umbwirire abanyetorero ngo buri wese niyezwe. Arangije ngiye kubona mbona ya ntare imaze kumusaka. Mbona ya ntare ifashe mbona ya ntare ifashe imaze kumusaka. Nagiye kubona mbona mu kirere haturutse abamarayika babiri, mbona bamwambitse ikanzu. Bamaze kumwambika ikanzu, umwe amufata iburyo undi amufata ibumoso. Ngiye kubona mbona ya bariyeri mbona irakingutse. Imaze gukinguka ngiye kubona mbona arakomeje, akomezanyije na ba marayika bari baje kumwakira. Mbona bamuzamuye mu kirere ariko bari bamurengeje iki? Bariyeri. Kurikira ibikurikiye rero.
arangije arambwira ngo komeza witegereze. Ngiye kubona mbona hasatswe uwa mbere basanga ibyangombwa ntibyuzuye, basaka uwa kabiri basanga ni umunyabyaha, basaka uwa gatatu abantu bageraga kuri 200. Nagiye kubona mbona hasigaye abantu batarenze 3. Intare yarabasatse bose abo basangaga batujuje ibyangombwa. Babagabo bari bambaye mwarwarwo kuko ntabwo bari bujuje ibyangombwa. Arangije arambwira ngo genda umbwirire abantu binjiranye ibyaha mu murimo wanjye, bakiranewe, bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye. Ibyaha winjiranye urabizi. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo igihe kirageze, Imana ije gusaka. Imana igiye gusaka, izasaka buri wese uri mu nzu yitiriwe izina ryayo, kandi izasaka n'abari hanze. Utaza kubyumva ukavuga ngo ubutumwa bureba abanyetorero gusa. Hoya, bureba umuntu wese wumva ikinyarwanda n'utumva ikinyarwanda. Imana igiye gusaka, irebe nimba ibyo bakurega ari ukuri. Arangije ngiye kubona mbona nanone marayika w'Uwiteka nje imbere. Ndamubaza atese ko nabonye bariyeri iriho igiti kirekire kiriho intare. Aya marembo yo ashatse kuvuga icyo asobanuye iki? Arambwira ngo iyi bariyeri iragereranya amarembo y'ijuru. Iragereranya amarembo y'iki? Ejo utazabyumva ukundi, wenda ukaba wasobanuza ukundi ngo usobanurire. Imana yarambwiye ngo aya marembo ni amarembo y'iki? Y'ijuru. Uriya mwobo ni kuzimu. Iki giti kirekire kirashushanya Kristo Yesu, umwami, umukiza wacu kandi umucunguzi wacu, kuko niwe wenyine watubambiwe, niwe watugiye i Golgota ku musaraba. Niyo mpamvu iburyo hari igiti. Kristo niwe nzira, urabyumva? Na niwe bugingo. Ntawe ujya kwa Data Kristo atamujyanye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Urasobanukiwe iby'igiti? Kuko hari igihe tubabwiriza mugatangira kwisobanurira ibyanyu tutabasobanuriye, ibyo Imana itatubwiye mwe mukabyisobanurira. Ariko yarambwiye ngo igiti ni Kristo Yesu, umwami, umucunguzi. Umwobo ni amarembo y'ikuzimu. Irangije irambwira ngo bariyeri ikinguye ni amarembo y'ijuru. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Irambwira ngo nta muntu uzabasha kurenga aya marembo y'ijuru atihanye. Nta muntu uzabasha kurenga aya marembo y'ijuru atitunganyije. Nta muntu uzabasha kurenga aya marembo y'ijuru atejejwe. Irangije irambwira ngo genda ubambwire ngo buri wese arasabwa kwezwa. Buri wese arasabwa kwezwa, kubera kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ije guhemba ndetse no guhana inkozi z'ibibi, abanyabyaha baze kwihana. Narabwiye inkoni y'Uwiteka irabanguye, ije gukubita umunyabyaha n'umuhanuzi wanze kwihana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo wacira bugufi Uwiteka, amahirwe aracyahari. Imana iracyafite umugambi wo kubohora ubwoko bwayo. Imana iracyafite umugambi wo kubaka itorero ryayo kuri Kristo. Imana iracyafite umugambi wo gutanga agakiza. Uyu ni umuburo wo kugushishikariza kwezwa. Uyu ni umuburo wo kugushishikariza kuva mu ngeso mbi, kuva mu byaha. Uyu ni umuburo wo kugushishikariza kwihana ukareka ingeso mbi zose wakoze. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo buri wese iyi ntare izamusaka. Wejejwe, ukijijwe, udakijijwe, buri wese ni ngombwa ngo yigere ku marembo y'ijuru. Ariko uko bazayageraho siko bazayarengaho. Mwabyumvishe? Uko bazagera ku marembo y'ijuru ntabwo ariko bazayarengaho.
mwabyumvishe, ariko nagushishikariza kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abazarenga amarembo y'ijuru. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Message y'ubutumwa nari nkuzaniye uyu mwanya, Imana yarintumye kukugezaho nubwo ngubwo. Kristo adufashe, ariko nimunyemerere dusome ijambo rishyigikira ubu buhanuzi Uwiteka ampaye kukugezaho mu izina rya Yesu. Oh Jesus. Ezekieli ibice 7 umurongo waho wa mbere turagera kuri 12. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku ni ko Umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli ati, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari jye Uwiteka. Uko ni ko Umwami Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo riraje, amaherezo araje, igihano cyawe kirasohoye, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, so kuvuzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusoze uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, nkugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko jye Uwiteka ari njye uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, urugomo ruhagurutse ni nk'inkoni ya n'ibibi. Ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo ntawe uzasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Kristo agusobanurire iri jambo kurusha uko nari gusobanurira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga Imana kugira ngo gushyigikira, kububaka, kweza imitima yanyu, kandi buri wese agerageze akontorore imyitwarire, imigendere, iri jambo, ubu butumwa bwiza, mbese bube miriwari wireberamo icyiciro urimo. Murakoze. Mwami Yesu, haleluya. Imana ishimwe. Ndagushimiye kuko uri gushimwa, ndakubashe Kristo kuko uri kubahwa, ngushimiye imbabazi n'imbaraga zawe. Ibyo nibyo bituma uhagurutsa abakozi bawe kugira ngo Uwiteka, haleluya, Mwami w'abami, ubwoko bwawe bukizwe. Uduhagurukiriza kugira ngo abana bawe bahinduke, uduhagurukiriza kugira ngo ubone iminyago y'abakizwa. Haleluya. Yesu, nyemerera nyaguhora ku ngoma uyu mwanya. Dusengeye abanyarwanda, abanyamahanga, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bumva ururimi n'abatarwumva. Tubasabiye kwezwa n'ijambo, tubasabiye kwezwa n'ubutumwa, tubasabiye gutunganywa n'ijuru. Halawenemo shalabaragandi yase nifo desanse Pele wi nimo la yasika shalabara gandia nita yasire le wi nimo la yasika. Ndakubashe Yesu, ndakubashe kuko
witeguye kubabarira ubwoko bwawe. Ndakushimiye kuko witeguye kubabarira umuntu wese ugucira bugufi, kandi ndagushimiye kuko haleluya witeguye kweza imitima y'abanyarwanda. Haleluya. Kandi ndagushimiye kuko witeguye kweza imitima y'abanyetorero. Dusengeye igihugu cyacu, haleluya, kugira ngo urusheho kudukomereza amaboko, urusheho kuturindira igihugu cyacu, urusheho kugira umutekano mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Urusheho kongera abakizwa mu gihugu cyacu mu mbaraga z'amasengesho, urusheho kongera abahinduka, kandi ukirindire umutekano mu mbaraga z'amasengesho. Dufashe mpiri mbaraga z'abadayimoni kwa jina la Yesu Kristo. Dufashe mpiri ibitero by'ikuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Dushinganishije igihugu cyacu kandi nyagora ku ngoma. Haleluya. Dusengeye abayobozi bacu, dusengeye haleluya mwami Imana ishimwe, dusengeye perezida wacu wa repubulika kugira ngo umurinde mu izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'Imana haleluya zibe kuriwe, kandi umuco w'Imana umubeho. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi dusengera haleluya abaminisita, dusengera abadepite, dusengera ingabo zacu z'igihugu haleluya, kugira ngo bose muri rusange haleluya abashinzwe umutekano bose ubarinde kandi ubabere ku rugamba. Mbaraga zawe zigeze urushaho kugaragara. Urakoze rero kumvishe gusenga no kwinginga. Haleluya. Ukaba wurukiye kuganza no gutegeka. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen. Amahoro ya Kristo. Murakoze. Hanyuma Joel, muntu yakubonera kuri numero kukugisha inama. Ko numva mfashijwe ra narifashijwe arisimbutse nanjye. Hanyuma umuntu yakubonera kuze nimero uvuge na channel yawe kugira ngo abantu bajya kurikira channel yawe, hanyuma wakubona kuri Soni Nziba akifuza kujya kuri channel yawe nayo ivuge dusoze. Murakoze cyane. Imana ibamugisha kandi irusheho kwagurira imbago kubwo kutugirira ikizere mukadutumira kugira ngo tucishe ubutumwa bwiza, dushyitse ubutumwa bwiza ku bwoko bw'Imana aho uherereye hirya no hino ku isi. Nimero wakwifuza ko twafasha gusenga Imana cyangwa se kugisha inama, kuyoboza inzira, nimero ni 078 48 55 179 078 48 55 179. Channel ni Irahindura by Joel TV. Irahindura by Joel TV. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Amen. Hanyuma Imana ibamugisha. Joel ushaka kumuvugisha, ushaka kumugisha inama, ushaka gusengera, ugize niyerekwa hari icyo Imana igutegetse wamagamagara kuri iyo nimero mukavugana. Imana ibamugisha. Utarakora subscribe yikore, share, comment, like. Imana igumugisha. Shalom. Shalom. Nakagaruka. Ciao. Ciao. Ciao.